ndamutse ndetse umuziki nonaha burundu I think Melody byamufatira imyaka nk'icumi kugira ngo ageze ibihembo ndi umuntu ndi igitogoza je sinshaka kwita inyamanzwa ndi umuntu ndi inyama no guhangana katangiye imyaka yashize ko abahanzi bakomeye hano mu Rwanda. Ku ruhande rumwe dufite umuhanzi w'icyamamare Bruce Melody, ku rundi ruhande dufite umwami wa R&B The Ben. Mu mwaka wa 2026 nyuma y'igitaramo cyabo gikomeye cyabereye muri BK Arena no gutsindira ibihembo bikomeye muri Afurika, ikibazo kirakibazwa na benshi ngo ninde mwami w'umuziki nyarwanda. Ikaze kuri Dora Update Rwanda, kora subscribe niba utarayikora kugira ngo tujye tubana muri buri kiganiro. Uyu munsi tugiye kureba hagati ya The Ben na Bruce Melody ngo ninde mwami wa nyawe ku mpaka zavugishije benshi i Kigali. Hashize iminsi mike gusa Shining Star Award 2026 itangiye i Kigali. Abahanzi bombi bahawe ibihembo bikomeye. The Ben yahawe Best Star Artist East Africa, mu gihe Bruce Melody we yegukanye Best Male Artist East Africa. The Ben azwi cyane mu kuririmba indirimbo z'amarangamutima ndetse z'urukundo nka I'm in Love n'izindi nyinshi. Baby, I'm in love. I'm in love. Baby. Bruce Melody azwi cyane mu ndirimbo zibyinitse zo gususurutsa abantu nka Pom Pom aherutse gushyira hanze mu kwa mbere. Nibera mu nzozi urota, murebera mu madirishya. Umwuka w'ubushyamirane no kubahanganisha wageze ku rwego rwo hejuru mu mpera za 2025 ubwo batangazaga ko bafite igitaramo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2026 cyane iya Glove. Nibwo abahanzi bombi batangazaga ko bafite indirimbo nshyashya. Abafana bavuga yuko indirimbo ya Bruce Melody yitwa Munyakazi ko yavugaga kuri The Ben, ubwo muri video yashyizemo umuntu wari wambaye wig Bruce Melody akayigurutsa. Abantu bakomeje kuvuga ngo yerekanaga The Ben ngo kuko nta musatsi agira ahora yambaye wig. Gusa nanone The Ben nawe yaje kumusubiza akoresheje indirimbo yise Indabo zanjye, aho mu mashusho y'indirimbo yashyizeho umuntu ugiye gukoresha surgery y'inda nk'uko bivuga ngo Bruce Melody yakoresheje surgery y'inda, kandi nanone amwibasira yerekana umuntu ajya ku kibuga cy'indege afite indabyo ntabashe guhura n'uwo yari azishyiriye. Babigereranyije n'igihe Bruce Melody yajyaga kwakira Kiss Daniel ku kibuga cy'indege ntabashe kumubona. Bruce Melody nyuma yo kubona iyi ndirimbo, kubera ko The Ben yari yahinduye injyana ari kurapa, yagiye ku rukuta rwe rwa Instagram arandika ngo abaraperi bari abakera, aramuseka cyane. Gusa aba bahanzi bombi baje gutangaza ko nta kibazo bafitanye, ahubwo ari uburyo bwa entertainment no gucuruza. Mu ntangiriro z'uyu mwaka aba bahanzi bombi batangaje ko bazakora tour y'igihugu bari kumwe kugira ngo birengere guhangana bibande ku bucuruzi. Ariko nubwo aba bombi ari inshuti, abafana babo ntibabura kubahanganisha. The Ben umaze igihe ukora afite ubushobozi bukomeye ku rwego mpuzamahanga. Yakoranye n'abahanzi bakomeye harimo Diamond Platnumz, Rema Nakamura na Sheebah Karungi. Utumye umuntu afata konji ngo dupige pongi. Naho Bruce Melody nawe yubatse izina rikomeye, arakora cyane nk'uko izina rye ribivuga ngo ni Munyakazi. Yakoranye n'abahanzi mpuzamahanga nka Shaggy, Eddy Kenzo na Diamond. Muri make n'abagaya bose bakoze ibintu birenze. Aba bombi basangiye stage imwe mu ntangiriro z'uyu mwaka muri New Grove, berekana ko ari amazina birakomeye mu muziki. Ariko se wowe ninde ubona ko ari umwami wa muzika hagati y'aba bombi? Niba wemera ko The Ben ari we mwami, andika tag muri comment, cyangwa niba wemera ko Bruce Melody ari we mwami, andika Munyakazi muri comment. Nibagirwe gukora subscribe kugira ngo tujye tukomeza tubana no mu bindi biganiro. Is across Africa and above. Welcome to Kigali. I wish I was there with you guys, but I'm in Europe. So I'm sending this message to say thank you, Africa, for loving me. Thank you so much for voting for me. And see you next in Kigali. I love you so
so much. This means a lot to me. Shout out to my country, my city, Kigali. I love you all. Yoo-hoo!